Tugeze ku munsi wa gatandatu twitegura kwakira impuhwe z'Imana mu munsi mukuru yisabiye Mama Faustina, ari nako tubaherekeza muri noveni dufasha kwitegura muri uyu munsi. Kuko rero byagiye bigenda mu minsi ishize, amasengesho ya noveni n'isaha y'impuhwe z'Imana byose bitangirwa n'ikiganiro kigufi, aho tuzirikana kuri roho Nyagasani Yezu yasabye Mama Faustina gusabira. Muri iki kiganiro muri kumwe na Muhire Emmanuel, umuvandimwe wo muri communauté Emmanuel, nkaba nkorera ubutumwa mu ngoro Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango, nkaba nubatse. Kuri uyu munsi wa gatandatu wa noveni itegura umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, dusenge dusabira abana n'abafite umutima woroshya bose. Nyagasani Yezu yasabye Mama Faustina agira ati, uyu munsi nzanira roho zigwa neza n'izoroshya hamwe n'iz'abana batoya, maze uziyobore mu nyanja y'impuhwe zanjye. Izo roho nizo zisa rwose n'umutima wanjye. Ikindi kandi nizo zankomezaga nkihangana mu gihe cy'isamba ryanjye. Nazibonye rwose nk'abamarayika b'isi barinda aritari zanjye zose. Izo roho nzazisenderezaho imigisha yanjye, kuko umutima wiyoroshya mfitiye icyizere ari wo wonyine ushobora kwakira ingabire zanjye. Mutagatifu Mama Faustina mu kanyamakuru ke kuri nimero ya 532 atubwira amagambo Yezu yamubwiye ubwo yari amaze kumuhabwa. Yezu yagize ati, ntabwo nishimira ibizu binini cyangwa inyubako nziza cyane, ahubwo nishimira imitima itunganye kandi yicisha bugufi. Yezu nawe mu Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 5, maze kwitegereza yambaga yari inaniwe, hari ingingo ntagahirwe ebyiri yababwiye. Yagize ati, hahirwa abakene ku mutima. Arongera ati, hahirwa abiyoroshya. Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 3 n'uwa 4. Iri jambo rigaruka ku byari byaravuzwe n'umuhanuzi Izayi mu mutwe wa 57 umurongo wa 15, aho yagiraga ati, koko avuze atya usumba byose, agahoraho iteka, n'izina rye rikaba ritagatifu. Njyewe ndi nyir'ubutagatifu, ngasumba byose, nkaba no hafi y'uwicuza n'uwiyoroshya, kugira ngo nsubize ubuzima abasuzuguwe, mpembure imitima yashengutse. Izayi kandi agana ku musozo w'igitabo cye yongeye gushimangira agaciro abantu biyoroshya bakagwa neza bafite mu maso y'Imana. Ni ku mutwe wa 66 w'igitabo cye ku murongo wa 2, ahagira ati, ikindi kandi ibi byose byakozwe n'ikiganza cyanjye, ibyaremwe byose ni ibyanjye, uwo ni Uhoraho ubivuze. Ariko uwo nitaho cyane ni umukene ufite umutima ushavuye kandi akubaha ijambo ryanjye. Yezu nawe yaduhishuriye ko afite umutima woroshya. Ahagira ati, nimungane mwese abarushye n'abaremerewe, njye nzabaruhura. Nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho, kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya. Muzamererwa neza mu mitima yanyu, kuko rero umutwaro wanjye uroroshye n'ibyo mbakorera ntibiremereye. Mu Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 28
kugera ku wa 30. Kuba umukene mu mutima no koroshya ni imigenzo Yezu ubwe yahisemo ko iyobora ubuzima bwe, haba mu bitangaza yakoze ndetse no mu buzima bwe bwose nk'Imana muntu hano ku isi. Mu Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 12 umurongo wa 15 kugera ku wa 21, tubona ibyakurikiye igitangaza Yezu yari amaze gukora cyo gukiza umuntu waremaye ikiganza ubwo abafarizayi bashakaga kumwica. Yezu we rero ngo ahitamo kuva aho hantu. Yezu abimenye ava aho hantu, abantu benshi baramukurikira, nuko arabakiza bose kandi arabihanangiriza ngo bari kumwamamaza. Bityo huzuzwa byavuzwe n'umuhanuzi Izayi ngo dore umugaragu wanjye nitoreye, inkoramutima yanjye natonesheje rwose, nzamushyiraho roho wanjye nawe azamenyesha abanyamahanga ukuri. Ntazatongana, ntazasakuza, nta n'uzumva ijwi rye mu makoraniro, ntazavuna urubingo rwarabiranye, ntazazimya ifumba icyaka, azakomeza ukuri kuzarinde gutsinda, abanyamahanga bazizera izina rye. Yezu nubwo ari umushobora byose ntiyiyemera, aca bugufi akiyoroshya, ntawahutaza, ntatera ijwi hejuru, si umunyarusaku rumwe rubuza abandi kuvuga, ntasuzugura abanyantege nke. Akabiduhaho rero urugero, kuko azi ko iyo migenzo ari ingenzi cyane ku bakurikira Imana. Nibyo kandi koko arabivuga ko abo bakene ku mutima bizabahesha ijuru, n'abiyoroshya bagatunga isi ho umurage. Adusaba gusabira cyane abarangwa n'iyi migenzo, kuko Sekibi arabanga, we yikundira abikuza. Abo rero bazaronka ijuru ntiyabura kubarwanya kurushaho. Kwinjira muri iri yobera rya Yezu dusaba gusabira aba biyoroshya, ni ukunga ubumwe na Yezu kugira ngo abazaronka ijuru babe benshi kandi isi ibeho amahoro. Uyu munsi wa 6 wa noveni yacu itegura umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, dusabira kandi abana bato kuko nacyo ari icyifuzo cya Yezu. Nibyo koko dufite abana, se tuzi ukuntu ari ab'agaciro mu maso y'Imana. Ese tuzirikana ko bari mu mugambi w'Imana? Si ijambo ry'Imana rivuga iki kuri aba bana? Nitwige kubakunda no kubareba nk'uko Nyagasani ubwe abareba. Reka turebe umugambi w'Imana n'umwanya Imana yahisemo guha umwana. Abana bari mu mugambi w'Imana kuva mu iremwa ry'isi. Mu mutwe wa mbere w'igitabo cy'Intangiriro tubona ukuntu Imana yashatse ko umugabo n'umugore bororoka. Imana ibaha umugisha, irababwira iti nimwororoke mugwire, mukwire isi yose muyitegeke. Ibi bitwereka ukuntu ukuza k'umwana uwo ari we wese ku isi biba biri mu mugambi w'Imana. Abana bahawe umugisha n'Imana. Igihe Imana ihaye abantu ubushobozi n'ububasha bwo kubyara, Imana yabahaye ingabire zidasanzwe kugira ngo bazane abo bantu bari mu ishusho y'Imana babageze ku isi. Imana rero ibihari mu isamwa
rya buri muntu wese, ndetse ikahaba no mu ivuka rye. Muri Zaburi 139 umwami Dawudi atekereza uburyo Imana yamuremye mu nda ya nyina. Nyagasani we Mana yacu niwe utanga ubuzima ku bana. Eva nawe batubwira mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 4 umurongo wa 1 bagira bati, Eva arasama abyara Kayini, maze aravuga ati nungutse umuntu nkesha Uhoraho. Nawe bitwereka ukuntu umwana wese ari umugambi w'Imana. Imana rero ntabwo yashatse ko abantu babyara gusa, ahubwo yashatse ko n'abana bakura. Imana yifuza ko abantu bakura. Icyo abantu bose bahawe kubyara bagomba gukora hariho kwegurira abo bana Imana. Imana isaba ko abana bakura kugira ngo ugushaka kwayo kuzuzwe. Tubona muri Bibiliya Yesu batubwira ukuntu yakuze mu bwenge no mu gihagararo ahesha Imana ikuzo. Ivanjili yanditswe na Luka umutwe wa 2 umurongo wa 52. Ariko ntitwabura kureba n'abana ndetse n'icyaha uyu munsi. Isi igenda yinjira mu cyaha, bigateza ingaruka zikomeye ku bana n'imibereho yabo. Hari ibyo dusoma mu binyamakuru, hari ibyo twumva aho dutuye, ibica kuri televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga, birimo ibyaha byo guhohotera abana ku buryo bunyuranye, ababasambanya ndetse n'ibindi byaha bikomeye. Hari ibintu byinshi bishyira abana mu kaga. Ubutabera bw'abantu butuma abantu batandukana n'ibindi byinshi. Na Bibiliya ariko ntiyabuze kuvuga kuri ibi bintu. Hari ingero zitangwa na Bibiliya nazo zahohoteye ubuzima bw'abana. Turebe iyicwa ry'abana b'i Betelehemu bikozwe n'umwami Herodi. Mu Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 2 umurongo wa 16 kugera ku wa 18. Turebe mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi umutwe wa 1 umurongo wa 13. Horeka tuhasome. Uhoraho avuze atya, 2 Abahamoni bacumura, niyemeje kubahana kandi sinzivuguruza, kubera ko bafumuje abagore batwite i Gilihadi kugira ngo bagure imipaka y'igihugu cyabo. Turebe uko na Zaburi ya 68 ku murongo wa 6 nayo ivuga ku mfubyi. Turebe ibitambo bitambwa abana ku bashaka imitungo cyangwa ku zindi nyungu z'abantu ku giti cyabo. Ibyo byose twakomeza kubisoma haba mu gitabo cya Yeremiya umutwe wa 19 umurongo wa 5, cyangwa se mu gitabo cy'Abami cya 2 cy'Abami umutwe wa 17 umurongo wa 17. Ariko Bibiliya itubwira no ku cyaha cy'abana. Bibiliya ntabwo ivuga ubwiza bw'abana gusa. Umwami Dawudi atakambira Imana ku cyaha cye, yongeye kuvuga muri Zaburi ya 51 umurongo wa 5 avuga ko ari umunyabyaha kuva mu nda ya mama we. Abajene b'iki gihe baba bafite ibibahiga byinshi bishobora kubatuza mu byaha. Igitabo cy'Intangiriro umutwe wa 8 umurongo wa 21 turabihasanga.
nibyo koko dutangarira ukuntu abana baba bakura neza, ndetse tukabona n'ukuntu ubwenge bwabo bukura, ibyo bashobora gukora umunsi ku munsi bikadutangaza. Ariko ibi rero ntago byakagombye kutubuza kureba mu kuri, tukabona ko abana bafite n'ibibagora byinshi mu buzima bwabo. Mu gitabo cy'Imigani umutwe wa 22 umurongo wa 15 haragira hati: ubusazi buba buziritse ku mutima w'umwana muto, ariko inkoni ihana ibimucaho. Si ukuvuga ko tugomba gukubita abana tukabababaza, ariko ntitukabatangarire gusa, ahubwo dufate n'umwanya wo kubaba iruhande, tumenye ko ari abana, tubafashe gukura mu ndoro nziza Imana ishaka kubabonamo. Imana itanga ahazaza h'abana. Bibiliya idufasha kureba neza abana n'ubuzima bwabo, tubarebye ndetse na mbere y'icyo cyaha twavuze kuva kare, ariko ikanatwereka ukuri ku bana, ikaduha rero n'amizero kuri bo. Turebe Yezu igihe yinjiye mu ngoro agiye kwirukanamo abacuruzi, batubwira ko yakiriwe abashoboye kumwakiriza ibisingizo ari abakene, abamugaye ndetse n'abana. Haragira hati: hari kandi impumyi n'abacumbagira bamusanga mu ngoro, maze arabakiza. Abatware b'abaherezabitambo n'abigisha amategeko babonye ibitangaza amaze gukora n'abana, basakuza mu ngoro bati: harakabaho mwene Dawudi. Nuko abatware n'abaherezabitambo nyine bararakara. Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 21 umurongo wa 14 kugera ku wa 15. Imana rero uburyo yigaragariza ku abana ni uburyo butangaje. Yakira isengesho riyisingiza abana batura, ahubwo ntitukababuze gusanga Imana nk'uko byagenze mu Ivanjili yanditswe na Mariko umutwe wa 10 umurongo wa 13 kugera ku wa 16, aho abigishwa babuzaga abana kwegera Yezu. Icyaha cyangije cyane iby'Imana yaremye, ariko ntabwo cyabyangije buheriheri ngo kibikureho burundu. Imana ikaba yongera guhamagarira umuntu gukomeza kuzuza isi abana beza, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 9 umurongo wa 1. Abana ni umugisha w'Imana. Imana rero yashatse ko umwana nawe aba undi mugenzi wacu, haba ku mubyeyi umubyara ndetse no ku bandi, nk'uko natwe turi bagenzi babo. Umwana akeneye urukundo. Umwana ubabara agomba gufashwa kubaho neza. Tugomba rero twebwe abakuru gushyira imbaraga zacu mu kubanira neza umwana no kumufasha kugira ngo icyo Imana ishaka kigerweho. Tugana ku musozo, umuntu yakwibaza ngo twakora iki? Icyo twakora, twinjire mu gushaka kwa Yezu, dusabire abana. Uyu munsi bafite ibigeragezo bikomeye bibatangira batarava no mu nda z'ababyeyi babo, hakagera n'aho bavutswa ubuzima bakiri mu nda z'ababyeyi babo. Abageze ku isi nabo tubegurire Yezu. Icyifuzo cya Yezu cyo gusabira abana, twese ababyeyi ndetse n'abatarababo tukigira icyacu. Muri aya masengesho agiye gukurikira, Yezu tumusabe ingabire yo kuba ku ruhande rwe, turebere mu ndorerwamo areberamo abana, kandi natwe iyo ngabire uyu mwanya tuyakire kugira ngo dushobore kubaho byuzuye ugushaka kwa Nyagasani Yezu
aha dusaba uyu munsi gusabira abana na roho zoroshya n'izica bugufi. Twitegure tujye mu isengesho rya noveni yacu y'uyu munsi. Dusabire abana n'abafite umutima woroshya. Nyagasani Yezu nyir'impuhwe nyinshi, we wavuze uti mundebereho kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya. Akira mu ngoro y'umutima wawe wiyoroshya imitima igwa neza kandi yiyoroshya, hamwe n'iy'abana batoya. Izo roho zishimisha ijuru ryose kandi zigatwikirwa n'urukundo rudasanzwe rw'Imana Data iri mu ijuru. Zimeze nk'indabyo zihumura neza ziteguye mu bwami bw'ijuru, aho Imana yishimira iyo mpumuro y'ubutungane bwazo. Zituze igihe cyose mu mutima wawe, zihore ziririmba igisingizo cy'urukundo n'impuhwe by'Imana. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe niyogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure iduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amen. Ndakuramutsa Mariya, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Hubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nihubahe n'ubu n'iteka ryose. Dawe Mana ihoraho, reba n'impuhwe roho zicisha bugufi n'iziyoroshya, ndetse n'iz'abana bato, kandi zikundwa cyane n'umwana wawe Yezu Kristu. Kubera kamere yazo zisa cyane na Yezu Kristu, ku buryo nazo zifite ububasha budasanzwe imbere y'ubwami bw'Imana Data, umubyeyi w'impuhwe zose. Turagusaba rero, mubyeyi w'impuhwe zose, rebana urukundo ufitiye izo roho n'ibyishimo zigutera, ngo uhe umugisha isi yose, kugira ngo dushobore gusingiza ubudahwema impuhwe zawe. Amen.